menshi binyuze mu kazi ke, nawe yahindura ubuzima bwawe binyuze mu ijambo. Sharukani yigeze kuvuga ngo hagarara ku byo wemera. Abantu batekereza neza nta kibazo bazabigiraho. Abatazabyemera ubwo ntabwo ari abantu bawe. Yaravuze ngo nta gihe nyacyo uzabona cyo gukunda, nta n'ahantu nyaho uzigera ubona ho gukundira. Ibi ni ibintu bibaho igihe icyo ari cyo cyose n'ahantu hariho hose. Sharukani yaravuze ngo rimwe na rimwe ugomba kureka abantu bakumva ko ari ngombwa kukwanga. Hari bamwe bakura ibyishimo bikeya mu kubaho kwanga, bareke rero bishimishe. Reka abantu bamwe na bamwe bakwange, basi babikuremo ibyishimo bike babuze. Hanyuma yaravuze ngo mu rugendo rw'ubuzima hari igihe uzisanga uri kwiruka isiganwa, ariko abo musiganwa ugasanga bari kwirukira mu rundi ruhande, ukisanga uri nyakamwe mu isiganwa. Icyo gihe uzamenye ko ari igihe cyiza cyo gusiganwa nawe ubwawe. Abantu nibakwereka ko bihugiyeho ubwabo, uzabereke ko ushobora gusiganwa utabafite. Ushobora gukomeza ukabaho badahari, bari kwiruka mu gice cyabo nawe ukiruka icyawe. Nta mpamvu yo guhagarika isiganwa ngo nuko uri kwiruka wenyine. No. Yaravuze ngo ushobora kunkunda cyangwa ukanyanga, ariko nzakora ku buryo udashobora kunyirengagiza. Abantu bazakwanga cyangwa bagukunde, ariko niba ukora ntabwo bazabasha kukwirengagiza. Iterambere ryawe rizahora ari isereri kuba kwanga. Ntabwo bashobora kukwirengagiza kubera ko kwihorera kwiza nuko uzaba ubayeho neza biturutse mu bikorwa wagiye ukora. Burya ushobora gukunda umuntu cyangwa ukamwanga, ariko iyo ari umuntu w'umuhatari ntabwo wamwirengagiza. Azahora ari isereri mu maso yawe. Yaravuze ngo niba ushaka kuba ikintu runaka ujye wumvira umutimanama wawe. Arongera aravuga ngo iga cyane, ukore cyane, kina cyane, ntukagire ubabaza kandi ntuzigere ubaho inzozi z'undi muntu uwo ari we wese. Baho inzozi zawe. Yaravuze ngo kuri iyi si nizera abantu babiri. Uwa mbere ni njye, uwa kabiri si wowe, si n'undi wese, ahubwo ni Imana. Uwo ni Sharukani. Yaravuze ngo niba unkunda zamura ukuboko kwawe, ariko niba unyanganyire ku rwego rwawe. Niba utankunda nyubahira amahame yanjye. Bwira abanzi bawe mwubahane ku mahame mugenderaho. Niba utankunda nyereka amahame yawe nyubahe, ariko nawe wubaha amahame yanjye. Sharukani yaravuze ngo igihe cyose wumva umerewe nabi kandi nkaba nari hafi yawe, reka igihe cyose uzambonera nzaba impamvu yo kumwenyura kwawe. Abantu ukunda ugomba kubabanira gutya. Igihe cyose ubonetse reka ube impamvu zo gutuma bamwenyura. Yaravuze ngo nta kibazo kwitiranya ibintu kuko buri kintu cyose gisobanutse cyatangiye gishidikanywaho. Gushidikanya buriya nirwo rufunguzo rw'ibisobanutse byose. Ntugakangwe no kuba witiranya ibintu cyangwa utari kubisobanukirwa neza, kubera ko buri kimwe cyose gisobanutse cyatangiye gishidikanywaho, cyatangiye cyitiranywa. Yaravuze ngo isi irahinduka, abantu bagahinduka, n'inzozi wari ufite zishobora guhinduka. Ushobora kuba warakuze wumva waba umusirikare, ariko ubu ngubu ukaba uri nk'umunyonzi. Kubera ko isi irahinduka n'abantu bagahinduka, n'inzozi wari ufite zishobora guhinduka. Gusa wowe uzagerageze ukora ibyo ushoboye kurusha ibindi. Ibyo uzageraho ubigereho, ibyo utabashije kugeraho abazagukomokaho nabo bazabigeraho, n'abari munsi yawe bazabigeraho. Ntabwo uzakabya inzozi zose ufite kuri iyi si. Abantu bose bapfana inzozi. N'umusaza rukukuri nawe afite inzozi. Ntabwo rero inzozi zose uzagira ariko uzazikabya kuri iyi si. Wowe kora ibyo ushoboye kurusha ibindi, unakunda kurusha ibindi, ibindi ubiharira Imana n'abazagukomokaho. Yaravuze ngo ubuzima burya butangira cyagiye wahisemo ko butangira. Cyagiye wafashe icyemezo cyo kubaho wishimiye kubaho, nibwo ubuzima ubundi butangira. Hari umuntu ubaho ariko ameze nk'umuntu utarabayeho, mpaka cyagiye azahitamo ko ubuzima bwe bugiye gutangira, agahitamo kubaho yishimiye kubaho, kabone nubwo ibyago n'ibibazo bitabura. Uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima buroroshye nitwe tubukomeza. Niba ushaka kubaho bikoroheye, formule ni imwe. Niba udakunda ikintu ntukagikore. Niba hari icyo ukunze gikore.
icyo nicyo gisobanuro cyo kubaho neza kuri Sharukan. Niba ukunze ikintu gikore, niba utagikunze byihorere. Abantu rero barashekeje kuko bo bakora ikinyuranye. Abantu bakora ibyo banga kugira ngo banezeze abandi, bakanga no gukora ibyo bakunze nabwo bashaka kunezeza abandi. Uwo ni umukino utazigera utsinda. Sharukan yaravuze ngo intsinzi no gutsindwa byombi ni ibice bigize ubuzima. Icyo bihuriyeho nuko byombi bidahoraho, nagahora gahanze, hazamuka hose haba hanamanuka, kimwe nuko ntahamanuka hose haba hanazamuka. Kwishima no kubabara byombi ni ibice bigize ubuzima, na ahantu uzabihungira waba utunze waba udatunze. Icyo bihuriyeho nuko byombi bidahoraho, nuko ubuzima bumeze. Hanyuma Sharukan yaravuze ngo gushyira hamwe, kwifuzanya, guseka, kwizerana ndetse n'ishyari, ibi byose ni ibintu by'ingenzi biryoshya urukundo. Ibyo ni ibirungo byarwo. Burya ngo gushyira hamwe no kwifuzanya no guseka no kwizerana ndetse hakiyongeraho n'ishyari, jalousie, gufuha. Ibi byose ni ibintu by'ingenzi biryoshya urukundo. Uyu mugabo yaravuze ngo biroroshye cyane kuba injiji, ariko biragoranye cyane kumenya kuri yo. Burya kuba injiji biroroha cyane, noneho bigakomera cyane kumenya kuri yo. Abandi bantu nibwo babibona ko wowe uriyo. Wowe kugira ngo uzimenye wowe ubwawe umenye yuko uri umuswa, reka ne kuvuga injiji, biragora cyane. Kuba umuswa biroroshye cyane, ariko biragoranye cyane kumenya ko uri umuswa. Niyo mpamvu burya umunyabwenge ni wa wundi uzi yuko nta kintu azi. Socrates yabivuze neza ati nzi ko nzi ibintu byose kuko nzi ko ntacyo nzi. Biroroshye cyane kuba injiji, ariko biragoranye cyane kumenya ko uriyo. Yaravuze ngo iyo abantu banyita Imana ndavuga ni oya, ndacyari umumarayika cyangwa umutagatifu mu gukina filime, ndacyafite inzira ndende. Ibaze niwe mukire wa mbere mu bakinnyi ba filime, ariko aba yumva agifite inzira ndende. Uko ugenda utunga byinshi niko ukenera byinshi kurushaho. Niyo mpamvu nta mukire ubaho, nta mukire ukize ku buryo atakenera, nta n'umukene ukennye cyane ku buryo atagira ikintu atanga. Iyo abantu banyita Imana ndavuga ni oya, ndacyari umumarayika aho ngaho, cyangwa ndacyari umutagatifu mu gukina filime, mfite inzira ndende kuri iyi si. Uyu mugabo yaravuze ngo baho useke, ukwekwenuke, ukunde, buri munsi ubeho byuzuye, kuko ntawamenya ejo ushobora kutazahageza. Ejo ntabwo ari ahawe, ntuzi niba uzahagera. Niyo mpamvu buri munsi wose ugomba kubaho byuzuye. Buri munsi wose ubeho byuzuye, kuko ejo si ahawe, ntabwo ubizi niba ejo ari ahawe. Baho useke, nushaka ukwekwenuke, ukunde, hanyuma buri munsi wose ubeho byuzuye, kuko ntawamenya ejo ushobora kutazahageza. Ejo ntabwo ari ahawe, ntuzi niba uzahagera. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo nahitamo kurohama nshaka kugaragaza itandukaniro ryanjye, kurusha kureremba kandi banyitiranya n'abandi bantu bose. Nahitamo kurohama ndwana no kugaragaza icyo nshoboye, kurusha kubaho ubuzima busanzwe. Ibi byenda kumera nka bya ngo nahitamo kubaho umwaka umwe nk'intare, kurusha kubaho imyaka 100 nk'intama. Sharukan arakubwira ati nahitamo kurohama nshaka kugaragaza itandukaniro ryanjye, kurusha kureremba hejuru y'amazi banyitiranya n'abandi bantu bose. Muri uru rugamba rw'ubuzima, muri uyu mugezi cyangwa se muri uru ruzi, muri iki kiyaga turi koga cy'ubuzima, uburyo uzaharanire kugaragaza itandukaniro ryawe nushaka urohame, kurusha kureremba bari kukwitiranya. Mu magambo yose Sharukan yavuze nasoreza kuri aya ngaya. Gukira ibikomere ntibisobanura ko ibyangiritse bitigeze bibaho, ahubwo bisobanura ko ibyangiritse bitagitegeka ubuzima bwacu. Ushobora kuba warakomeretse bihagije, ariko ikintu kizakubwira ko wakize ibikomere nuko ibyangijwe n'ibikomere bitagitegeka ubuzima bwawe. Yaravuze ngo ndashimira Imana ko bw'ibyishimo n'umubabaro, kubera ko iyo umubabaro utabaho ntabwo nari kumenya agaciro k'ibyishimo.
ndashimira Imana kubw'ibyishimo n'umubabaro, kuko niba utarigeze ubabara ntuzigera umenya agaciro k'umunezero. Yaravuze ati nkunda kumenyekana, nkunda abantu bankunda, nkunda ko abantu bavuza induru iyo nsohotse iwanjye, ariko ntibinyibagiza ko bitazahoraho. Ngomba kubibamo nyibifite kuko ntabwo bizahoraho. Ishimira ibyo ufite kuko ntabwo bizahoraho. Hanyuma yaravuze ngo niba urambiwe umuntu mwashakanye muhujwe n'urukundo, ntabwo ari uko hari ibitagenda neza kuri we, ahubwo ibitagenda biva kuri wowe. Wisuzumye neza wasanga ari wowe ufite ikibazo. Yitwa Sharukani. Muramuzi ku bintu bijyanye na filime z'urukundo, ararenze. Niba urambiwe umuntu mwashakanye muhujwe n'urukundo, ntabwo ari uko hari ibitagenda neza kuri we, ahubwo ibitagenda neza biva kuri wowe. Wisuzumye neza wasanga ari wowe ufite ikibazo. Niba ari wowe urambiwe mbere y'abandi, niba urambiwe umuntu mwashakanye muhujwe n'urukundo, ntabwo ari uko hari ibitagenda neza kuri we, ahubwo ibitagenda neza bishobora kuba bituruka kuri wowe. Uzisuzume neza, ushobora gusanga ari wowe ufite ikibazo. Yaravuze ngo ntekereza ko urukundo rushobora kubaho mu myaka iyo ari yo yose. Burya urukundo nta mupaka, imyaka yose waba ufite warubamo. Yaravuze ngo intsinzi ntabwo ari umwarimu mwiza, ahubwo gutsindwa nibyo bikwigisha bikanagutera kwicisha bugufi. Sharukani ararenze. Yaravuze